ya jihad urakabonye ni warmubonye usanga hari umubaza ngo umugabo kwita umugore nguvuga aratekereza ngo umugabo kwita umugore undi ngo abarimbwa aramubaza ngo none se ngo umugore se kwita umugabo aratekereza umugore kwita umugabo ngo abakubita imbwa umuntu wari ntabwo wakabonye karasirike ninka buranza akakoherereza ari wo muhungu nawe yarase ni muso ubyibushye w'igisoro rwose biki sinzi nawe amazina bita niba ari we jihad niba ari we ari ndize nushaka kwibuka ry'icyo za karyibagiye reka tumwihore cyo twitone ariko kimwe cyo umugabo kwita umugore nje ntabwo uvuga ko bari imbwa ariko nta zina namubonera cyakora n'umuswa kwita umugore kwita umugore ubumva ari nk'agaki kwita ari kubundi kwita umugore umuntu akava mu rukofe nka nirenganya ijana na 10 reba umuntu wakwita umugore atarangira koko reka tugaruke kwa turi kuri nibishaka wahungiye ku mugore we kandi barakoze divorce ariko kandi amagambo amwe avuga ko ariho bamufashe bakamushyira mu maboko ataraye ariko kandi reka tuvuge ngo nubwo yaba ariko bimeze koko ibyo nibiravugwa tubugire ngo ihangana ahari yihangane none sasha kwihangana mu butumwa twamuha ubwo butumwa bwenda bwemeye yihangana wabuze yazize ariko dushyireho bivuga rese ubuhanuzi n'ubundi niba ngo ari ikiganiro bakoreye ngo he hari ngo bashinja cyaha banasabye ko ibiganiro bakoze kuri cano tw'umusaraba ngo byose bisibwa musaraba bya kera ngo oya nejo undi mu rukiko ngo barabisinze ibintu ngo umuntu ngo amagambo bavuze ngo ari bitutse ngo bandagaje bakunze ba Shalom TV 295 hamwe na Kwizera na Ziraziri TV nanjye kuvangirwa ariko kandi Kwizera n'amazina yanjye Kwizera n'amazina yawe nitwa Kwizera kandi Ziraziri ngo n'izina ryawe rigendanye n'iki nacano yanjye kitwa Ziraziri ntabwo wavangiwe rero rwose wakoze cyane badukurikiye ngeri Theoneste Ntirenganya niyo mazina yanjye Imana ibahe umugisha reka tuvuge ngo amajyepfo amajyaruguru ndetse n'iburasirazuba n'iburengerazuba ubwo tuvuze aho kera bitaga namwe banyacyangugu niba ashatse kuvuga uro ni mu burengerazuba bw'igihugu bw'u Rwanda ubwo ni uburengerazuba kera baravuga ngo batungo abanyarwandakazi ngo namwe banyacyangugu kari kabishye ariko kari kabishye no kabishye kandi nahari mu Rwanda kabishye wagira ngo nabwo n'abandi bantu bari akarwa kandi ariko no habaye hafi ni bugufi cyane turavuga mukatwumva nicyo cyiza cyanyu kandi nzi neza yuko munatureba Imana ibamugisha rero namwe muri abanyarwanda cyane rwose 100%. Reka twambuka n'ipaka duzuze n'abari inyuma y'igihugu cyane rwose muri Afurika turayambuka dukoresha amashusho n'amajwi tukagera inyuma y'igihugu cyane muri Afurika dufite inshuti nyinshi dukurikira ibihugu 54 byose birimo inshuti zacu 54 bigize Afurika niba nabana ariko ushaka gusanga wenda nibeshya ari nk'ikindi cyavutse cyangwa ariko niko ngiye kandi 52 kandi wasanga ubizi n'amazina ubimbwiye ngo mbivuge nakwibagirwa biki ibyo nakwibagirwa sinzi ko 10 ryagera ngo bavuga icyambere n'icya kabiri icyambere n'u Rwanda umva n'u Rwanda zikazibagirwa nezi ko kibagirwa akavuga te ikindi se ntaravuga akashaka cyane umunyarwanda mwana w'Aruguru uri mu Rwanda birabaye ubwo nkabanza izina ry'ikindi cyambere n'u Rwanda ariko urukundo u Rwanda bose ubwo rero nk'umuntu u Rwanda yaba rurimo yaba atarurimo urwanga azasoza ubuzima bwe nabi arakagwishyana igitutsi no ugiye kuze kuza ko azasoza ubuzima bwe nabi umva bisubiremo umuntu wanga u Rwanda yaba rurimo yaba atarurimo azasoza ubuzima bwe nabi azagira iherezo ribi ariko wambaye neza okay merci urakoze cyane kwa dukurikiye te kumwe na Zirazirize uyu munsi yambaye neza cyane rwose kandi akunda kwambara neza none ariko nagize kugira igihe cyo kwambara nabi ndirenga nawe usko njya ntaga nuhamya gake se bugacamo nagize igihe cyo kwambara nabi muvande nivyo Imana inyemereye mu busaza bwanjye yampa kwambara neza yambaye nabi yabawe ahubwo tubigiyemo byakwihera ikiganiro kandi tutarinjira turacya muri tradition ariko nambaye nabi
uzi ko nize umwaka ninguhamya bire uzi ko nshoboye kuvuga uretse dusuze abantu bo muri Afurika ariko ntabwo turavuga i Burayi ntabwo turavuga Amerika ntabwo turavuga Aziya mwese Imana ibamugisha Oceania kuba tukibivuga ngo ubundi Oceania niwe bajyaga bayivuga Oceania se cyabahari mugabane Oceania cyaba wagiye wagiye uri muri Aziya ndi geography bya baba ngo Aziya Oceania na Australia ariko hose hari abantu kuri kose haba harahagiye muhandi hari kwisi nabo turabatahije bose ntaho hagiye ntihavuye ubu nabo turabatahije nashimana nibaho umugisha aba hari mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda hamwe n'abasobanurirwa n'abandi mwese tubifurije amahoro y'Imana ariko kandi tubabwire ngo nimukore subscribe mu gifaransa handitse sabone mu cyongereza ni subscribe mu gifaransa ni sabone mu kinyarwanda ni ukwiyandikisha ni ukwiyandikisha ahantu mbese ni ukwiyandikisha ni ukwiyandikisha ahantu kaburu wa mwiyandikishe no kuri aya mace no kuri Abirishaho TV hamwe na Ziraziritse TV ni mwiyandikisheho mube inshuti zacu zakadasohoka kandi bivuze neza yuko uko twazishyira kiganiro muhita mukibona akoka iyo wiyandikishije cyangwa se kuri subscribe uhita ukibona ako kanya kiza nka message ugahita ubyondaho ugahita ujya kuri televiziyo ko baba banaduteye n'inkunga umuntu uba yadukunza twishimiye ajya abikora kandi abikunze akora na share nuva kubyohereza abandi kubisharinga kubyohereza abandi ku nshuti ku bavandimwe gukora like no gukoza igikumwe cyawe kuri ako kamenyetso nyine kare hasi y'ikiganiro kameze gutya kareba hejuru hari akareba hasi n'akareba hejuru gikoza ku kareba hejuru iyo tuvuze ngo comment ni ugutekereza ikiganiro wumvise ukagira icyo kivugaho ukabyandika aho hasi abanditse nyine ngo haramutse ngo ajouter commentaire yari mu gifaransa ubwo ari mu cyongereza ni comment harwo nge comment aho rero ukajya mukandika uti noneho tubera biza niyo watubwira nabi hasi ngo we nawe tubwira nabi we aricyo niyo wavuga uti ibi bintu muvuze sibyo nacyo uba wanditse kibazo cyo tuvuga ibyiza rata ntabashuke hano tuvuga ibyiza ntabwo shukana ntabwo tuvuga ibyiza tuvuga ijambo ry'Imana tugahanura tukabwiriza tukabashyira mu nzira nziza umuntu wamutaniye wese tumudora mu nzira nziza tugasengera n'abantu bakunda n'ubugingo buhoraho utadukunda rero umutadukunda yafite dayimoni yitwa Rwango iba mu gitabo cy'umugenzi niho yanditse mu mucamanza ni mu nteko y'abacamanza harimo yitwa Rwango abantu tubwira abantu dusengera abantu tukababwira ibyiza tugahugura tugatesha twihanisha tukabesa mu nzira ijya mu ijuru umuntu twanga abafite dayimoni yitwa Rwango ariko tuzacu ntizikagiye Rwango hano kuri amashano nta Rwango tubyumva handi byaba handi ariko kuri Shalom umva ni Shalom bisobanura amahoro ko wavuga ziraziritse manguhumuriza ngo nuko uzuba zitontoma ariko ziraziritse ibigukanga byose byihorere Imana irabireba uzacamo hagati murakoze cyane Imana umugisha rero muradukura turabizi ngaho ni mugubwe neza reka abo tuziranye vis-a-vis n'abatatubona vis-a-vis mwese turabashuhuje ariko kandi ni mukomere Uwiteka Imana ari kumwe namwe twinjiye mu kiganiro cyacu rero uyu munsi dufite abantu benshi bitwa abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana ariko kandi bivangavanga ariko kandi ntabwo ari bose kuko bita hageze umwe ngo ninjera wa undi ushobora kuba ari mu maboko ataraye nibishaka Theogene kumva ngo ashobora kuba ari mu maboko ataraye ni ikibazo ubundi ngo haba urwego rwaba rwamubuze ubundi ngo nyamara ruramufite ari mu maboko ataraye biravugwa ko nibishaka Theogene nk'umuhanuzi ukunda kuhitinga ku mashosho media ko yaba ari mu maboko ataraye ibi biri kuvugwa ne kuri social media biriho ndetse twaje no guhamagara inshuti ze bari n'abagiye mu rubanza rwe ngo we ntiyaza ariko baruvugaho nabonye Pastor Claude avugana na Justin bari kumwe ngo baruvuyemo ariko watabonetse umva ku byo ukuri kwabyo kurahari rero ku macano yabo nabonye kuri Ikaze TV Pastor Claude na Pastor Justin bari kubivugaho
abakungu ubu nyine hari abatazwi aho ari abandi bati nyamara hari n'abavuze ngo urwego rwa rwamusanze ku mudamu we batandukanye ngo aho hagiye kumera nk'uhihishe. Oya bagiye kumufatira ahantu bakora ibiganiro ngo ahita asimbuka igipangu arirukanka nk'umukomando se. Yes, ngo arasimbuka pe aracika aragenda. ariko ubwo yamera nk'umuntu nkavuze ariko nkumuvuge nawe ubwo yaza gushiduka nawe ukuguru kugubanye nk'umuntu yizeye kubona mbona hamwe yizeye kubona kuri cano ngo yasimbutse ahantu ntabwo turi umuvugeho ntabwo turi kumwamaza ariko nk'ubwo yamera koko ngo bigenda gute rero ngo aragenda amaze kugenda ahungira ngiyo nyine avuze ku mudamu we kandi baratandukanye ibaza mwaranadivurushije aho rusumbirijwe ukajya ashobora kuba ari kwishuri gakunda da ariko hari umugani abanyarwanda bajya baca ngo nta rwango ngo ruhanyura wenda nibi ariko bivuge ngo aho yaciye ntiyacurwa kandi ntirenganye kubitsa kandi ntirenganye ibi bintu ubwo wakubaza ibyo bintu wabisobanura aho yaciye dukomeze ikiganiro mana we mana uregere irenganya ntabyo nkubajije none ntabyo nshaka kukubaza kandi nshaka kumenya ntabwo rero wahungira ubukayi mu kigunda ntabyo ndakubaza nujya no kubivuga ndiruka ndahita nsohoka niruka nujya kubisobanura nushaka kwisobanura ndahita mpaguruka ubivuge nicaye hano ariko uzi ko ariyo mpamvu uvugira inyuma ya kamera njya nkajya kuri kamera ubugira ngo uvuge ibyo byose ari njye bareba nujya kubivuga ndiruka sasa rero ariko nta kintu n'abantu ngo yagiye ngo ku mudamu we baduvurushe batandukanye ndetse n'abadamu n'abana beza kandi yavuga ati ngwino ariko hari umukecuru cyangwa se umubyeyi avuze avuga ngo inama yamugira ngo niyo gusubirayo ngo kongera bakabana. Reka nkubwire rero siyo sije dufite ntabwo ari kontenti turajyaho ariko hari akantu kaza ukavuga igihe kaziye kuri nkubwije ukuri n'abandi bantu badivorosheje n'ababiteganya isengesho mbasengera ko basubirana nabo batandukanye ari nk'ibikunze bigakunda banyumve neza ari nk'ibikunze byaba ari byo byiza kuruta ibindi bizaje ko n'abadafashe n'amanajya muri batatu nkaba Pastor Mutesi byagenda gutwara uwo mudamu ikibazo uravuze ngo n'abadavrushije nuko basubira nyine ubwo badavrushije muri iyo mubona kuwa mbere ariko ubu ndavuze umenye ko uwe wa mbere aracana rubimenye buriya nibe n'uwo uravuga nda uwo atakiriwe ntiyashaka hari davrushije 10 nge namusengera ko asubirana n'uwa mbere nicyo navuze kandi n'uwo uvuze uwa mbere warahari nihashaka abe noneho uretse n'uwa batatu nihashaka habe hari n'uwo tujya tuvuga n'undi ngo ni bishop na apotre wavuze ngo nishaka nzashaka abagabo 5 kandi koko ashobora kwageza kuri 5 koko kandi nabo bose bari ndamuzi n'itoro ry'ahantu riri nyine hariya manutse mu Kigali ukajya harya hasi hafi ya kaburimbo ndarizi nawe ari nk'ibikunzi nanjye ntawe ntegeka nta n'ubasha mfite bino turimo nge nawe byitwa ikiganiro turi kuganira abantu baganira rero ntabwo babibahora iyo abantu baganira bavuga ibintu uko babyumva uko babishoboye kandi ibyo byose bituvuze kuri naka ntabyo duhimba biba byarabaye ari nk'ibikunze niko navuga urumva ko niseguye ntajye sinzi ko ariko ari nk'ibikunze udevurisha izo shuro zose akibanira n'uwa mbere ariko uzi ukuntu uzi ijambo marayika yabwiye Hagari amusanze mu butayu bwa mbere ahunze bwa kabiri ntabwo yahunze yarirukanwe yarasenzwe ubwa mbere rero aravuga ngo ahunga nyirabuja marayika ngo yamusanze ahantu ari aramubwira ngo subira kwa nyokobuja wihangane ibyo akugirira byose iryo ni ijambo rundi rikofi iri ni ijambo wavuga igihe rireba umuntu wese mu buzima bayo subira kwa nyokobuja ko devrosa harimo ijambo ryo kutihangana byanze bikuze umwe muri bo n'abajya bavuga ngo barabisezeranye ngo barabyemeranya ariko intandaro yabyo hari umwe yabarananiwe kwihangana haba hari kandi ubundi twese bariho abantu bashatse bose urugo rukumizwa nuko umuntu umwe yihanganira amakosa ya mugenzi we amanyanga ye amafuti ye ukabibona ukabyakira ukabyihanganira bibutse ko n'ikamba Imana izambika abantu bihangana kwihangana ngo bita abanyehirwe nibuke ko abihanganye bibiri bita abanyehirwe kandi kuko utangiye itangiriro harya bavuga ngo kwizera cyangwa urukundo byaje kwihangana nicyo cyaranze Mose ariko umuntu wa mbere dusoma mu by'Imana ni Nowa tuvuye kuri Adamu n'abandi Nowa yabaranze no kwihangana amateka adafite aho yanditse
bivuga ngo yaba yarabajije inkuge mu myaka 120 nyamuna ndisegwe ndavuze ngo bivugwa ngo yaba ntaho ndabona byanditse ariko bibaye ari byo koko yaba yarihanganye birenze abandi kubaza inkuge imyaka ese da ibaye yari 5 yari 10 ubazi inkuge ubazi ayo kagaru yarihanganye Aburahamu hafa waramusekaga bakabangura akora ibiki ngo wasaze yifite ngo urakora iby'ubupfapfa rwose ngo dore tuyi musozi kandi nta mazari nta na yahagera ngo ibyo ukora biratuyobeye arihangana abo bose Aburahamu yarihanganye yewe na Loti mugiye ntabwo tarajya kure uretse gatoya ndashaka kukubaza nk'umunyamakuru nawe ntabwo ndi umunyamakuru musesenguzi ndashaka kukubaza wowe musesenguzi iyo tuvuze ibyo ngibyo mbwira ibintu bibiri byibuza waba warihanganye ukavuga uti nzabyambika ikamba mwaka wa 2000 nacungaga miliyoni ziri hagati y'5 n'10 kandi ngataha mu rugo ntiturye nta biryo dufite kandi ndihangana sinakoraho n'atanu miliyoni zabaga ziri hagati y'5 n'10 za leta zitari zanjye nkazikoraho abantu nari ishinzwe nkabahembeshereza amafaranga kuko bari batabishoboye umuhembesheje 50 nkabimuzanira 80 hari n'uhembesha 340 nkayabazanira uyu munsi barahari ubwo buhamya babutanga ntawe nibye narihangana amafaranga nyareba nyabona ahari si cyambere kirafatika ntigifatika kirafatika kabisa umuntu yigeze kungambanira afite ubushobozi afite n'uburyo afite n'inzira agira ngo bamfunge muri gereza ndamumenya nawe arabimenya turaguma tubana neza sinamutuka sinamubwira nabi n'uyu munsi arahari simurakariye nta kintu nagambiriye narihanganye vuga ngo Imana impumugisha rero uramumenya nawe amenya ko wamumenya sana nawe gusajye imbabazi yarazisabye ariko bidaho biri mu kirere gusa ariko nta nubwo nari nifuza ko azisaba nje mbabarira utari wazisaba mu mutima wanjye hahora hakeye buriya ndi umuntu w'umwere kwizera sinyangira amatiku sinyandemereza ibintu sinyangira umujinya sinjya mbyimba ngo ntirenganye ngo arame mu kego kabiri nje mpora nkeye ku mutima ahora hanyuze uratsinze ubwo ibindi ni yawe vuga ngo Imana impumugisha Imana impumugisha ibintu bibiri na undi bavuga ko kugira ngo wihamye kutiba urwima neza ubwo ikimenyetso nuko warinda ibyo kwibwa ntirenga ukarinda ibyo kwibwa ikigutangaza nabirinze nzi kwiba nzi amanyanga hari ibyo nashobora kuba nakora ntibizanamenyekane ku bantu ariko umutima ukamenya ko ku Mana biramenyekana ngiye kera naribye pe kwiba ariko nkijijwe ndeka kwiba n'uyu munsi bangarura menshi nkayabasubiza kamubwira ngo sha umpaye menshi n'uyu munsi ndayabasubiza n'uyu yatenda musifurisha kutaya akantu muvandi telefone mpora nzibaha mu modoka bazisize yewe ntusiye telefone yawe hano twaranyigirira mfite telefone ebyiri nkoresha ndafatiye ya gatatu yo kwigirana nigurisha se bije nyigurisha se ngura indege basi hari n'ibintu ngo guteze ngo nirenganye ibintu ariko gusa kimwe cyo kwihangana ni intwaro yubaka urugo ni intwaro igeze abantu mu ijuru ukihanga Yakobo yaravuze ngo hahirwa uwihangana bimugerageza kuko namara kwemera haleluya azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasenje bayikunda namara kwemera uvuga ngo ushobora kwihangana ariko ntiwemerwe ntuzageze ku kwemerwa kwihangana rero maze mwihangane namwe kwihangana kimwe kwemerwa ni ikindi reka tubwire abantu rero bakoze amadevorose cyangwa ushaka kudevorosa ni mwihangane ababishaka ni batangira rwose abantu mugiye kudevorosa nimugarukire hafi nimwihanganirane mada ihangane uko wamubonye nyine ihangane pe nabiriya byose wihangane nabiriya wihangane uzambika ikamba ry'ubugingo ariko abagabo bakubita abagore babo kugeza kubica ndaje ndikubwire nkivuga ko maze mbwira n'ura mugabo hari umugabo utwumva rega yaragiye kudevorosa muvandi ihanganira umugore uko wamubonye uko ari nuko nyine niwe wawe ihangane hanyuma imwe datavuze ngo bagwa kwita abagore hari akantu ariko ni nk'agakomedi hari buriya kandi sinzi kumubita umugabo kandi jya mubona ku mbuga nkoranyambaga niba ari we
ariko niwe bita Ndera, umugabo uvuga ateze agatambaro utwe cy'igisore kibyibushye, bamwita ni ku mbuga nkoranyambaga hano. Kandi we umuntu yabajije ngo nk'umugabo ukubita umugore ubwo si jihad, wavuze ngo uyu mugabo ukubita umugore ngo abari imbwa ya jihad. urakabonye, ni warmubonye usanga hari umubaza ngo umugabo ukubita umugore ngo uvuga aratekereza ngo umugabo ukubita umugore undi ngo abari imbwa, aramubaza ngo none se ngo umugore se ukubita umugabo aratekereza umugore ukubita umugabo ngo abakubita imbwa. Umuntu wabona ntabwo wakabonye karasirike ninka baranza akakoherereza uwo muhungu nawe yarase ni musore ubyibushye w'igisore rwose biki sinzi nawe amazina bita niba ari we Jihad niba ari we ari ndize nushaka kwibuka ry'icyo nza nkaryibagiye. Reka tumwihore cyo twitone, ariko kimwe cyo umugabo kwita umugore nje ntabwo uvuga ko bari imbwa ariko nta zina namubonera. Cyakora ni umuswa kwita umugore kwita umugore ubumva ari nk'agaki kwita ari kubona kwita umuntu akava mu rukofe nka nirenganya ijana na cumi. Reba umuntu wakwita umugore atarangira koko. Reka tugaruke twaba turi kuri Nibishaka wahungiye ku mugore we kandi barakoze divorce, ariko kandi amagambo amwe avuga ko ariho bamufashe bakamushyira mu maboko ataraye. Ariko kandi reka tuvuge ngo nubwo yaba ariko bimeze koko ibyo nibiravugwa tubugire ngo ihangane, ahari yihangane none sasha kwihangana mu butumwa twamuha, ubwo butumwa bwenda bwemeye yihangane wabuze yazize ariko dushyireho bivuga rese ubuhanuzi n'ubundi niba ngo ari ikiganiro bakoreye ngo he hari ngo bashinjacyaha banasabye ko ibiganiro bakoze kuri cano tw'umusaraba ngo byose bisibwa. Musabire bya kera ngo oya nesho undi mu rukiko ngo barabisinze ibintu ngo umuntu ngo amagambo bavuze ngo ari bitutse mu bandagaje mwa uretse ko tutanamuha wenyine tubaha n'abandi muri rusange, ariko tutamubwira ngo aho bigeye aha ngaha nagenzura ururimi rwe neza. Ashaka indirimbo yanjye ivuga ngo cunga ururimi rwawe, ururimi mvuga ni urundi kuvugisha nanjye ndarufite no muri iyo ndirimbo birimo ngo ururimi nanjye ndarugira. Uriya muhungu uri kuvuga ngo niyihangane iminsi yashize baramufunze anageramo arya agarukiye Rusoro yari akiri mu rwego amanza atarambara iroza ntabwo yakwambara iroza yararyambara ariko ntabwo yambaye kubanza aryambaye ahari ndaskugira bwaze umuhungu ngo ashe kumura nararira amarira araza ngo batuko ko mumbabarire mwana ngo aravuga ababyumva barabireba wenda agira amategeko basanga kwirimba baze urumva baramubabarira arasohoka ageze hanze ntiyibuka aho avuye ntiyibuka imbabazi bari baramubwira ati ntuzasune kuri social media bamaye kondisiyo zo kudashobora warabikurikiye neza ndore habimenya bari baramaye kondisiyo zo uzigewe ubu bamubwiye ngo siza kuri social media babimbwiye kubera ubwoba bwaho naba mvuye n'ibyasubira no gufu YouTube nahita nyikura muri telefone yanjye sinajya nanayirwa nanayivana umunyabwo yapfa atagize Yerusalemu kubera ubwoba uratuje kubwire neza uriya kuvuga ngo ntukavuge Yesu ntabwo uzamuvuga kubera ubwoba. Imana ikaba bari kuvangirwa no kuvuga ibitari nabivugiye kuri kamera yawe hano ibintu zibitera ubwoba byose byo mu isi nabiciyemo ibintu zibitera ubwoba n'ibyo utazi nabiciyemo ubuzima bubi buriho kugeza uyu munsi nabo bayemo nakwiye ko nanakubiswe kandi cyane naranafunzwe nambaye iroza nafunzwe muri kasho za komine naraye mu mapingu nyirirwamo ibibi byose uzi ikindi ubwoba ni iki dore icyo navuze mu buryo bwo kubaha umbwiye ibyo no kwirinda kongera kubisubiramo umbwiye ngo inama tukugiriye ntuzasubire kuri social media kugira ngo ntashyukirwa nkasubirayo na YouTube ntuza arya bakita ngo iki application ya YouTube muri phone yanjye nayikuramo singe nanabira ko ngo ntabireba ntabona hari nk'umuntu wantutse ngashishikwa nkajya kumutuka ubwo ntago ari ubwoba rero no kubaha aho mvuye ibyo bambwiye uravuze ubwoba bw'iki wowe wavuze ngo ndi umunyagwa niwe ubivuze ariko wavuze ngo kubera ubwoba bwaho uvuye nta kibazo aho se nta ubwoba ro mvuga ntago ari ubwoba bw'ubwoba ni ukwirinda n'ubwirinzi naho ibyo kandi ariko nushaka kugira umunyabwoba bitwaye iki wavuze ngo nubwo butagira ubwoba bubyara ububwa bavanga inyamaswa idatinya yicwa n'abaje gutashya bakavuga ngo kwa bwoba havuze impundu kwa bugabo havuga induru
ikindeka ntacyo uzareka nigira n'ubwo wava mu bacamanza bakubwiye ngo bakuri social media ugahita ugenda ahubwo munsi ugahita uvuga ubwo se uri kubagaragariza iki ubereka ko bakoze ubusa bavuze ubusa bakubwiye ubusa hejuru y'amategeko wari ufite ingingo zigufunga wari wakoze ibintu bigize ibyaha usabye imbabazi urazihawe ukagaruka ukongera ukavuga nka biriya jone nabonaga ngo he kanaka ngo ngiye nkubwire ubwo ari buvuge ngo iki noneho mu maboko ataraye musengera turamusengera kumukomeza ngo ihangane turabikora ntawe mwishima hejuru ariko yararangaye reka turekere aho ngaho ntacyo ubwo Imana nizi ukuntu biri bugende ariko kandi niyihangane nk'uko nabivuze kandi akomere ikindi kandi nawe afate umwanzuro nk'umuntu w'umugabo cyangwa se uzi ubwenge. Murakoze cyane twari kuri ibishaka ariko kandi si cyo nyamukuru tugendereye. Reka dusenge Imana twakire umukozi w'Imana avuga icyo yagambiye. Twageze kuri cyane mu kiganiro nyirizina ubutagiye reka dusenge tugitangira turavuga byinshi aho tubona twagiye ndetse byose tuvuze nta twakubisengera cyuko tutabisengeye muri tuvuze n'iki cyo gusengerwa icyo tugiye gusengera n'iki noneho nibiye kuvuga nimba tutasengera nyine tutarabivuga aya utate gusenga ni byiza ni ngombwa ariko tugiye dusenga hakiri kare oya shingiye kuntu wambaye n'ukuntu umeze ufite message ikomeye cyane ngaho dusenga Mana data twese uri mu ijuru habwa icyubahiro iteka ryose turakubashye kandi tukigufi imbere yawe kandi twizeye ko amaraso ya Kristo atweza tukera rwose. Haleluya. Wakoze kudufasha kugeza isaha mwami tuzi kutarambirwa kutwumva kandi gusenga ari ugutitiriza. Cyambere nuko tugushimye kubana natwe bamwe nijoro kandi byo tugukagenda bisohoza n'ibyo utarakora uzabikora kuko turacyariho uracyari Imana ifite ubundi buryo. Bana natwe muri iki kiganiro ibyafasha abantu ari byo ducishamo nkuko yabane natwe ku minwa yacu ku mitima duhe ubushishozi bukwiriye yende kubya biduhe natwe tugize ku bandi mwami bana natwe ntihagire ijambo twavuga ryakomeretsa umuntu uwo ari we wese uduhe kubaka kugira ngo abanyantege nke bakomere abanyambaraga bongezwe imbaraga nabo abanyantege nke babike imbaraga abanyabyaha bihane niyo ntego dufite muri iki kiganiro no kwishoza imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Amen. Tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Nanjye mpaye ikaze kandi abandi badukurikiye nanjye ngo nguhaye ikaze kuri Zirazirisi TV nawe mpaye ikaze kuri Shalom TV namwe mwese mudukurikira tubahaye ikaze ngo tubane muri iki kiganiro ugitangire kandi ugisoze. Watangira kumbwira hari amagambo wambwiye inyuma ya kamera urongeye kuyavuga sinzi abantu wakuya wumva abantu bavuga uraza kubyivugira neza nawe ngenda kubaza ni urambaza ariko simbere neza ukuntu abantu bavuga ko ibikorwa dukora mu matorero ko hari abantu ngo bake baba babinenga mu matorero babona ko bidakwiriye gukorerwamo mu nsengero batubwira aho uvuye dushingiye kuntu wambaye uvuye ariko umenye nyine nibyo navuga by'inyuma ya kamera jewe uyu munsi kuri izi tariki mvuye mu rusengero rwa ADPR Kicukiro aho bita Kicukiro ADPR Kicukiro Sheri hari igikorwa cyateguwe n'itorero rya ADPR Paruwasi ya Kicukiro Sheri cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Icyo gikorwa nicyo nitabiriye cyari cyahuje imirenge yose igize akarere ka Kicukiro si yose hari ariko hari imirenge n'amaparuwasi ni paruwasi ya Kicukiro Sheri imirenge ikoreramo niyo yari imirenge irimo iyo paruwasi niyo yari ariko dumara rwo bakristo niki bakristo ba ADPR ni amatorero agize iyo paruwasi n'uvuga imirenge ubwo ari rusange ni amatorero paruwasi Kicukiro Sheri ya ADPR hari imirenge muri Gatenga ntigerayo ahubwo iyo paruwasi igera mu murenge wa Nyarugunga mu murenge wa Kanombe mu murenge wa Kicukiro mu murenge wa Gahanga si umurenge hari ajyanye n'umurenge wa Niboyi iyo mirenge uko ari 5 niyo paruwasi ya Kicukiro ikorera mu itorero rya ADPR ririmo bya paruwasi niho iyindi mirenge ifite andi paruwasi abo akantu ni mu ruhande rw'imirenge cyangwa mu ruhande rw'amatorero akora muri iyo mirenge ya Paniko ni itorero rya ADPR
muri iyo paruwasi. Ni ukuvuga ngo n'amatorero yaryo yandi arimo byo twitaga imidugudu byose byari biri muri icyo gikorwa. Niho tuvuye na korari yanjye yaharirimbye ari mu ruhande rw'intuza rwa kuko akarere ka Kicukiro kagira imirenge 10 hari. Akarere ka Kicukiro kagira imirenge 10 kandi hano twari tuvuye n'imirenge 5 ari itorero rya ari paruwasi Kicukiro sheri irimo. Nicyo gikorwa niho mvuye cyo kwa twari turimo. Ubu ni igikorwa cyakozwe n'itorero rya Pantecote ADPR ryo mu Rwanda. Rwose nivyo byabikoze ariko riko mu rwego rw'iyo paruwasi. Korari yanjye Sinayi yaharirimbye twari duhari bimeze neza bisoje mu kanya rwose. Niho narindi. Biravugwa rero ko tugaruke nubwo gushize mu kiganiro nagikweje ariko biravugwa ko hari abantu bari kwamamaza amagambo avuga ngo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu ruhare rw'amadini n'amatorero. Byaha ijambo ukoresheje rutire ntago ari byo, ntabwo bari kwamamaza ayo magambo, ahubwo ni abantu baba baganira ubwabo bake cyangwa se baganira gusa cyangwa bavugire ku biriho wenda ukabyumva bivugwa bumva ko ibyo bintu bidakwiriye gukorwa mu rwego rwa gikristo cyangwa mu rwego rw'itora abantu bivugira gusa bisanzwe. Uvuze ngo bari kubyamamaza ari ijambo riremereye kuko nta naho kandi nawe uzwi ntaho babona n'abantu babiganirira gusa. Oya ukumva umuntu avuga atari ko iki bibera mu nsengero ntago bari byo cyangwa ukumvutse umuntu atari byo kwibuka wa Kristo kuba ibituntu nk'utwo tuni n'utugambo nta rwara amagambo tuni utugambo ntago bari amagambo y'ibyo ngibyo ku ijambo utavugira hagaragara ntago bari ijambo ikintu utajya ahantu imbere ngo uvuge ukavuga wongora mugenzi wawe biki n'ibiki utwo ni utugambo. Bene utwo tugambo ni no mpamvu tuvuze ngo tuganire kuri ibi bintu twigane twifashishije Bibiliya twifashishe amateka y'igihugu cyacu twifashishe byabaye jenoside yakorewe abatutsi twibukaga twifashishe ubwenge dufite ese koko namwe mutwumva mubona atari byo mubona bidakwiriye. Jewe kwizera uvuga ibi mpamya neza ko icyo gikorwa gikwiriye ndetse gukorwa mu nsengero bikwiriye ndetse na korari yavuga ngo dutegure twibuke yaba ari abarinzi bayiririmbyemo ku makorera y'icyo gihe yaba ari n'abandi muri rusange nje mpamya ko ari igikorwa gikwiriye. Ariko hagati aho ngaho korari Sinayi yari yambaye neza. Sawa nzagutumikira ko yari yambaye neza uzababwe buti mwari mwambaye neza babarareba iki kiganiro nabo barita babibona nanjye nzagutumikira kuwa kabiri tuzarepeta nzagutumikira kugira tuvuye mu materaniro haba umwanya mutoya. Hanyuma rero gihe mbona ko ibyo bikorwa bikwiriye gukorerwa no mu nsengero ku isengero zarimo abakristo bishwe bazira jenoside yakorewe abatutsi hari n'abaziguyemo kandi nje mbyemera nifashishije ijambo ry'Imana nifashishije Bibiliya. Ubwo rero nifashishije Bibiliya nkabona ibyemera bisona ko n'ibiri byose byemba Kristo n'abavandimwe yaba bari mu matorero atandukanye mujye mwitabira ibi bikorwa mwibipinga. Kwibuka ntabwo ari abadayimoni ntabwo ari satani ntabwo ari abazimu. Kwibuka ni igikorwa gikwiriye umunyarwanda wese ufite ubwenge. Igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni ngombwa ko tukijyamo neza nk'abakristo kandi nk'itorero kandi rwose agakiza kaba gahari gakomeye kuko Bibiliya irabyemera. Nibyo navugaga uzi ko gusanga tunezezwa n'amateka y'ahandi y'abandi tutazi tukayavuga tukayaririmba ariko yacu kuva nta gaciro tuyaha. None se muvandi ntabwo ubona abantu muri Bibiliya bagiye barahiza bene wabo ngo nimurahire ko nimara gupfa muzanjyana mukazanshyingura mu gihugu cyanjye, akabivuga ari mu gihugu cy'abandi bakabirahira. Bibiliya ikavuga ngo uwo muntu baramugendanye imyaka 20, 30, 40 ngo mpaka bazamushyingura mu gihugu cyabo nk'uko yavuze. None se urumva baragendanaga iki? None wowe abawe abo mwaturanye aba hafi abo mwasangiye nibo wumva utaha agaciro igihe bataburuye n'umubiri wabo bakawukuraho waruri nta nubwo ari ugutabura ni ukukuraho watawe barawufashe nabi ugafatwa neza. Mukristo wibipinga mwibyanga abakurikira ikiganiro mwibyamagana ntabwo ari satani ntabwo ari abadayimoni. Gushyingura abantu mu cyubahiro ni ibintu Bibiliya ivuga ndetse ahantu ushaka gusoma
ube maso ku ijambo rihasoza. Ifashisha biriya muri byose, ube maso ku ijambo rihasoza. Nawe ntirenganya ukurikire, ndashaka ijambo rirasoza uritega amatwi. Soma amagambo ari mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 21, dusome ku murongo wa 10, turakomeza hepfo. Some igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 21, duhere ku murongo wa 10. Haravuga ngo Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira akisasira ku rutare uhereye mu itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo. Yashyaniye kuri izo ntumbi, ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Bukeye babwira Dawidi ibya Risipa umukobwa wa Ayiya inshoreke ya Sawuli icyo yakoze. Dawidi aragenda akura amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we mu bantu b'i Yabeshi y'i Galeyadi bari barayanyaze mu nzira y'i Betishani, aho Abafilisitiya bari barayamanitse kuri wa munsi Abafilisitiya bicisha Sawuli biciraga Sawuli i Gilibowa. Akurayo amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we, maze bateranya amagufa ya ba bandi bamanitswe, nuko bahamba amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we Isera mu gihugu cy'Ububenyamini mu gituro cya Sekishi, basohoza ibyo umwami yategetse byose. Umva ijambo rikomeye rero. Hanyuma y'ibyo Imana ibona guhendahenderwa igihugu. Wumvise neza? Hanyuma y'ibyo Imana ibona guhendahenderwa igihugu. Ni ukuvuga ngo mbere y'ibyo Imana yari yanze guhendahendwa, yari yababaye, yari yarakaye, ibabajwe nuko hari amagufa. Ijambo amagufa ndarikoresha mvuga yo muri Bibiliya, ntabwo mvuga y'abacu Abanyarwanda Abatutsi bishwe bazira jenoside yakorewe Abatutsi. Oya, ntabwo ari ndi kuvuga, kuko ni imibiri. Ibi ndi gusoma ibyanditse hano. Imana yari yababaye ibona Yonatani na Sawuli n'abana b'uyu mubyeyi witwa Risipa, we ngo yafashe ikigunira agisasa ku rutare agira ngo arinde imirambo y'abana be ibisiga bitayikoraho, inkongoro zitayikoraho, ngo ahera mu isarura ageza mu mvura y'umuhindo, aho imvura yari ishyaniye kuri yo, akajya agurutsa ibisiga bitera yirukana n'ibikoko nijoro ngo bitayirya. Mu mutima wa Risipa harimo iki? Harimo agaciro aho abana be nubwo bapfuye. Harimo agaciro aho abana be nubwo bapfuye. Abantu ngo baragiye babwira Dawidi bati, Dawidi, Risipa wari inshoreke ya shobuja mwene Ayiya yanze kuva ahantu abana be biciwe, yaraharyamye, yanze kuhafa, yahashashe ikigunira, amanywa yirwa agurutsa ibisiga n'inkongoro, nijoro akarinda ibikoko. Bati kandi n'amagufa ya Sawuli n'ay'umwana wa Yonatani abantu barayajyanye bayamanika aha n'aha, twabisomye. None ibi bintu ni ikibazo. Kumbe Imana yabimye amaso, iri kureba hirya. Nukomeza kutavuga n'aho imibiri y'abishwe iri, ugaceceka kandi uhazi. Niba utahazi ntacyo uzi nyine, ariko umuntu uhazi shyigikira ko ijyanwa hakwiriye. Atari ibyo Imana izakwima amatwi n'amaso, izaba yararebye hirya. Dawidi ngo atanga itegeko ngo nimugende mutabara umubyeyi, muzane abo bana be, mujye gushaka Yonatani na Sawuli aho bari. Ngo baragenda barayizana, yaje mu dusoroje ndarikunda cyane. Baraza ngo bayishyingura mu gituro cyiza aho se wa Sawuli yari ashyinguye, barabashyingura mu gituro. Birangiye aho muravugira ngo amen, ngo haleluya, ngo Imana ibonye babikoze, yari iri gukurikirana babikora, uko bazana ayo magufa ireba, uko bakura Risipa ku rutara haryamye ireba, uko batwara imibiri y'abana be ireba. Imana ngo ibonye birangiye, haleluya, ngo iragaruka yemera guhendahenderwa igihugu, yemera kureba igihugu neza, yemera kucyumva, yemera kugitega amatwi, yemera abasenga bayihendahenda, yemera gusubiza ibyifuzo, yemera kuhaba. Bakristo bene data, nimufatanye n'abandi kubera mu rusengero. Nibyo Bibiliya ntabwo ibyanga, niba se urusengero ari rwo ruhari, ariko urusengero kuki mugeraho mukaruhindura ukundi kuntu? Hari twe turwubaka, tukazana amatafari, tukazana isima, tukarwubaka, kuki birangira mururemereje ukundi kuntu?
erega ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Nuko munabyica mukavuga ngo ni inzu y'Imana. Oya, ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Imana yavuze ko nta nzu wayubakira ngo bikunde. Yivugiye ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Wanyubakira nzu ki? Niba Imana idakwirwa mu ijuru, ntikwirwa no mu isi, warayubakiye biremera? Ahubwo dore inyubako ngo Imana yemera ko ituramo bigakunda, ngo ni umutima umenetse ushenjaguwe. Haleluya! Umutima wawe, wowe muntu unanutse udafite ibiro byinshi, ariko umutima umenekeye Imana, umutima ushenjaguwe, umutima Kristo atuyemo, Imana ituramo mu biro byawe biki. Ariko nta nzu y'Imana yindi, ahubwo ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Ziriya nsengero zose tubona mujye muzita inzu yitiriwe izina ry'Imana, inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Ni inzu yo kubaka, kuko n'inzu zitiriwe abantu turazubaha. Ubwo iyitiriwe izina ry'Imana yirarenze, turayubaha koko, ariko uyiremereza ngo uyihindure ukundi kuntu. Imana yivugiramo, ariko Imana ivugira no mu nzira, ivugira no mu gihuru, ivugira no mu ishyamba, ivugira no mu modoka, Imana ivugira no mu ndege. Ariko babaye Imana ivugira no mu mwobo urimo hasi kure. Imana iravuga, umutima wawe ivugiramo, mu bitekerezo ivugiramo. Ubwo se ko Imana ivugira ko yavugiye mu ndogobe, ubwo wavuga ko iyo ndogobe se iracyariho? Wazi wose Baramu ntiyayiceho, yarayiretse ngo Imana iyikoreshe ikavuga ngo arayiretse, yakomeje kuba indogobe. Imana ivugira no mu byaremwe bindi byose. Ngaruke rero, kwibuka gushyingura imibiri nibyo. Ntabwo ubona ko bituma Imana yemera guhendahendwa? Ntirenganya, ariko mbwira nkubwire wowe, iyo ndashaka kubyumva ukanabivugaho nawe. Imana yemeye guhendahendwa. Wowe uri n'umuyobozi mu nzego za leta, jya ubwira abo uyoboye, abakristo n'abatari bo, ko ari igikorwa, ariko cyane cyane uzabwira abakristo, kuko bakunda kubikritika cyane, ariko si bose, ni bake cyane. Ni utuntu tubafatira mu bwongorerano, tugambo dukengwa bya rero bisigaye byara. Oya. None se ese ubundi ko kuri kumva atari byiza kwibukiramo ko biciwemo, nicyo se cyari gikwiriye noneho? Ahubwo icyiza ni ukwibukiramo, tuhicara tugatuza, tukagira ibiganiro, tukaganizwa n'inzego zibishinzwe, amakuru akatumira indirimbo zijyanye n'uwo munsi, kuko zitanga ihumure ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibintu ni byiza, kuko Bibiliya irabishyigikiye. Uzasoma ahantu muri Bibiliya havuga ngo n'uyu munsi, ngo abakobwa mu gihugu cya Isiraheli bose bafite umunsi umwe mu mwaka, mu gitabo cy'Abacamanza, ngo bajya kwibuka wa mukobwa wa Yefuta, wa wundi wabwiye se ngo namutambe niba yarabihigiye Imana, ahigura umuhigo amutambe. N'uyu munsi muri Isiraheli bagira umuhango cyangwa umuco w'uko rimwe mu mwaka hari itariki bazi. Uzongera tubarize wa muvandimwe wacu bayo niyo tariki aba yarayimenye, bajya kwibuka umukobwa wa Yefuta. Umukobwa wa Yefuta ntiyazize ubwoko bwe, yapfuye nawe abyemeye, abwira se ati ntamba ntacyo kuko wahigiye Imana, ariko aribukwa. None Abanyarwanda bacu twaturanye, twasenganye, twagenza abaririmbyi, twaririmbanye umuvandimwe Ntirenganya, nzabaririmbyi twarimbaraga mu ikorari, bishwe. Karugwiza ndamuzi, ndamwibuka ko waririmbaga neza, witondaga. Ndamwibuka Ruzindaza musaza we, waririmbaga muri korari Betesida, ndamwibuka Ruzindaza, n'ubu ndamwibutse, nzakomeza mwibuke. Ndibuka Mukapero Wodeta, hari umudamu wasengeraga ari i Kanombe ahantu, ndamwibuka. Umusaza witwaga Masabo, twasenganaga. Masabo Papa Pilote we, wavugaga didimanga, barimo gushima Imana akajya yikubita, ndamwibuka. Uragira ngo nzareke kuko twasenganaga wowe? Bibagirwe. Nibagirwe Pastor Mugabo John, hari umukristo mwiza wasengaga. Abantu baho bampaye amakuru ngo baje kumwica, ngo arababwira ngo nimureke mbanze senge. Irenga ndashaka kubwira aka kantu unkurikiye buriya mu maso. Oya urarangaye kandi uzi ko ntabikunda. Ibi ndi gukora uze kubikora, twasabye ikiganiro. Pastor Mugabo John njyewe yari yarambwiye muri 1993 nagiye kwigisha yo turi gusenga. Yayoboraga ahantu bitaga mu Kavure, ni hari ikibungo, ukatiye hepfo hose ari kumene Kigarama, ukajya hepfo ni Imuhurire, hitwa Imuhurire, ariko urusengero bararuhimiye baruzana hafi hejuru. Njyewe ubwanjye muri 1993 ari ku cyumweru duteranye, ntabwo nakibuka ukwezi cyangwa itariki, anyandikira agapapuro gatoya, aranyandikira ngo mwene da, ngo usenge Imana, ngo usengere igihugu, ngo iri joro narose, ngo mbona abantu bicwa, ngo mbona amaraso ngo ashoka ku musozi ngo menshi. Arabimbwira tusoje iteraniro bagiye kutwakira, Pastor arongera abimbwira turebana, ati narose abantu bapfa, amaraso akajya ashoka ku misozi,
arabimbwira. Pasiteri Mugabo John, umugabo muremure mwiza w'inzobe, ambwira ijambo rikomeye, arivuza ararira amarira mu manuka hano, aravuga ngo ikintu cyambabaje ngo nuko nabonye ngo n'abarokore ngo bagamburura, abivuze amarira mu manuka harashoka. Yari umugabo ndamwibuka. Ikintu cyambabaje no muzi kimbabaza namuririmbye no mu ndirimbo y'abantu nibuka. Ikintu cyambabaje nyuma naje kuzagaruka kuri uwo musozi muri 99, mbaza amateka ye, barambwira ngo intera hamwe zaje kumwica, ngo zije kumwica ngo arazibwira ngo nta kundi muranyica nimureke nsenge. Abadukurikiye mwibuke ko yari amakuru nahawe n'abantu nyuma 99 asubiyeyo, niko bambwiye, ni amakuru nahawe. Icyo mvuga nkisegura cyane ni ukugira ngo niba batari ukuri utabimpora, kuko navuze ko ari amakuru nahawe. Hari igihe hari nk'umuntu waho wenda agasanga bambwiye ibitari byo, nusanga barambwiye ibitari byo uzandike muri commentaire utoya barakubeshye, ahubwo byagenze gutya. Ariko amakuru wampaye kugeza ubu navuga ko intera hamwe zaje kumwica ngo arasibwira ngo mureke mbanze nsenga, ngo baramwemera ngo ngaho usenga, bamuninyega nyine. None ngo arasenga, ngo asenze asenga umwanya munini, indimi z'umwuka wera ziramumanukira, zimumanukiye ngo avuga mu ndimi aravuga. Ba bandi baje kumwica namwe ngo zirarambirwa, zinazarambiye ngo zimukubita umuho, umutwe ituvaho, umutwe ngo uratemba nk'iriya. None umutwe za ndimi yavugaga zikomeza gusohokamo umutwe wavuyeho. Indimi ngo umva, indimi yo ntizimenyekana, si Igifaransa si Icyongereza. Wa mutwe ngo aho urenze hariya ubabaraye urakomeza uravuga, ngo intera hamwe zigira ubwongo ziravuga, ngo zigatuma naho ngo mureke kwica abarokore, urabica ngo bagakomeza bakavuga, ngo zirahahamuka, imitwe ngo iragumika ngo ziramuka nazo. Ariko ngo nakantu kaciyemo, cyakora ngo ako kanya kaciyemo katumye harababona uko bahunga, harababona uko bishumva ku rupfu rwe. Hari n'abantu bake rwarokoye rwakijije, urumva urupfu rw'umukiranutsi. Ikintu cyambabaje nuko yambwiye yerekwa yeretswe ry'abantu bapfa amaraso ashoka ku misozi, igihe cyagera naye agashokamo. Pasiteri Mugabo John nzahora mwibuka, ahubwo abantu biriya bahavuka muzambwire niba hari n'umwana we warokotse cyangwa undi muntu we, nzamusure nzamumenye. Yari umugabo mwiza, yari fura, yari umwigisha, yari umuyobozi w'urusengero aho hantu. Hanyuma wewe ukavuga ngo sinkibuka umuntu nk'uwo, ngo ni abadayimoni ba Kristo bene data. Ibyo ntabwo abadayimoni n'abadayimoni bafite iyo bari, bafite aho baba kwa Satani, bari kuzimu. Ariko biriya n'ibikorwa Bibiliya yemera, kuko niba harushaho gusumba ugasanga arubwira ngo ujye wiba, ahubwo kwibagirwa nibyo bibi. N'Imana yagiye yihanangiriza Abisirayeli kwibagirwa, ikagize ikabatongera iti ujye wibuka, ikababwira ibyo bagomba kwibuka. Heje ikaze iti ujye wibuka, heje ikaze turamenye uzirinde ntuzibagirwe. Iki kiganiro twashatse kugikora bitewe n'utwo tuntu wabongorerana duke duke, ntago usanga bifite imbaraga, ariko ibintu bitangira ari bike bikaba byaba byinshi. Ariko nizere ko biraba impuguro, biraba inyigisho, niba Imana yaremeye guhendahendwa ibitewe n'uko abantu bashyinguye abari batarashyinguwe bari ku gasozi, niko natwe nitutabikora ahubwo uzashiduka yaturakariye. Impamvu natwe tuyisenga ikumva ikavuga kabana natwe tukayihendahenda bikemera, twanayihendahendeye igihugu cyacu biremera. Uko cyari kiri ntabwo ariko kiri. Abantu barasenze, abandi barakora, abandi bakoresha amaboko, abandi bakoresha amafaranga, abandi bakoresha impano, barasenga, igihugu cyacu kiba cyiza kimera kuko kimeze uko. Imana yemeye guhendahendwa, yumva guhendahenda kwacu, iremera ibana natwe. Uko u Rwanda rwari rumeze 94, ubugoma abantu bari bagaragaje n'ubunyamaswa n'ubutindi n'ibindi bisa nabyo, Imana ntiyari kutureba neza. Ndakurahiye, ntabwo yari kutureba neza, ntabwo yari kutureba neza. Ntabwo twari gusenga ngo bye bari kugiducyurira ikatubwira iti mwamenye amaraso murasenga ibiki, ikaturakarira. Ariko ibonye ko twagize ishyaka ryo kwibuka, ryo gushyingura abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, aho bagiye baba batenguraho imikingo, bajugunye uko babonye ngo matuwarete n'iki. Abantu mwese n'uyu mwanya wumva iki kiganiro, uza amakuru, uzaho umuntu yatawe, ukabigira ibanga, ntabwo usenga ngo bikunde uribeshya, ntabwo wahendahenda Imana ngo byemere. Igihugu cyawe cy'umutima wawe gifite amakosa, gifite icyaha, gifite amanyanga, ntabwo wayihendahenda ngo byemere. Nunigenzura mu buzima uzasanga ko kuyihendahenda ntiyemere. Hari ibyo usaba, hari ibyo usengera, ugahora muri urwo, ni ukwera amakuru wahishe. Numara kuyatanga uwo mubiri wakawukuraho uri, Imana izemera guhendahendwa. Imana izahita yemera guhendahendwa. Twashatse kubiganiraho, bitari ikiganiro kinini kiramara umwanya, bitari muvandimwe ntirenganya nta kibazo kindi wenda afite yambaza, turaza kugisoreza aha ikiganiro. Ariko tuvuga ngo kwibuka, gushyingura imibiri, kuba byabera mu nsengero, kuba byakorwa n'umukristo, ntabwo ari icyaha, ntabwo ari abadayimoni,
ntabwo ari satani, ni igikorwa n'Imana yemera. Dusanze noneho n'Imana ibyemera kuko bamaze gukora nk'ibyo, kandi abo bantu bazanaga bo nta nubwo bishwe bazira ubwoko bwabo, bari baraguye mu ntambara bisanzwe, ariko Imana ibabazwa nuko imibiri yabo iri ku gasozi, ibabazwa nuko Risipa ari wenyine ufite iyo ntego, ashashe ikiringiti ku rutare, araharara amanywa guhera mu gihe cy'isarura kugeza mu mvura y'umuhindo. Muvandimwe rero, ufashe kubwira n'abandi, nitubwiye mu komanteri muzatanga ibitekerezo muzandika, ndabyiteguye cyane, nta kibazo rwose, ariko umenye ngo guhera uyu munsi ntukongere uvuga ko ari bibi, tuvuge ko bidakwiriye, tuvuge kubera ko Imana ibyemera. Niba nawe uvuga ko umukristo usenga Imana, nawe ukwiye kubyemera. Murakoze cyane. urakoze. tugana ku musozo, reka dusabe umukozi w'Imana abasengera Imana, ariko kandi twihanganisha abagezweho n'izo ngaruka zose, tubabwire ngo mwihangane. Nibyo rwose, nimukomere, twibuke twiyubaka. Hari leta nziza idufasha kwiyubaka, hari gusenga, basenga, nimukomere kandi mukomere koko, kuko mukomejwe n'Imana. Imana ibahe umugisha. Rero nizere ko ubutumwa ubwumva wese amfasha kugeza ku ari we wese wajyaga agira urwo rujijo, wajyaga mutekereza uko bitari, abijyana uko bitari, atangira ajya mu cyerekezo cyiza, nibwo Imana izemera guhendahendwa. Reka dusenga Imana. Uwiteka Imana ishobora byose iri mu ijuru, ndagushimira ko wabanye natwe, kandi nzi neza ko ubutumwa dutanze buragera ku bandi, hanyuma bamara guhindura imitima n'imitekerereze, ukarushaho guhendahendwa, ukabemera nk'uko watwemereye. Urakoze, umugisha buri wese muri iki kiganiro kandi akakigeza ku wundi, koko akabikorana urukundo n'ubushake. Umuhe umugisha muri byose, natwe tugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Telefone ziba zinanditseho ku kiganiro, mwene data ajya azishyiraho, ariko wenda hari utabizirangwa nabyiteho, ni 07 88 89 13 28. Ngira ninde mutenero njya nyitanga, ni 07 88 22 14. Imana umugisha, ni mwene se muri Kristo Yesu, Kwizera Valens, ziraziritse. Nakagaruka, ciao ciao.